kwigarura byari byose nagiye ndashaka kukubwira ngo Imana gushumbushe. Haleluya. Imana ni gushumbusha ibyo wanyazwe. Amen. Amen. Ndashaka kukubwira ngo Imana ni igutiza imbaraga, nawe gutiza imbaraga. Uze kwirwanaho ushikamye, hanyuma uhorere amaso, uhorere ibyawe byagezwe n'abadayimoni. Waba waragezwe n'abantu ukanyagwa na Satani, hari igihe abantu batunyaga. Ndashaka kukubwira ngo Imana ikugarura ibyo wanyazwe. Muri iri teraniro Imana iguha ibyawe byanyazwe. Sifa kwa Mungu. Hari abantu bacuruzaga birahagarara, hari abantu bacikirije amashuri, nanjye yacikiriye aka kabiri kose. Kamera nize kaminuza Ibutare, Iruware, ikitwa Université Nationale Norte. Mu byabaye college. Nize mu mwaka umwe, hanyuma nza kugira ikibazo na suspende bibiri na 16 maze gushaka umugore. Nari nzi ko nzagera nkwiga, ariko umwana Prito madamu ahita yitaba Imana aragenda. Agiye sigarana kana kamaze kugera imyaka 2, ajyana kwa nyirakuru nisubirira kaminuza. Nitanja IPR Sikarone. Ngezeyo niga nanone umwaka umwe. Shakubwira ko ari igihe twanyazwe. Iya mbere nyagwa, iya kabiri nayo iranyagwa. Ariko Imana ibijyanye bigira mu ruhare. Hari ibintu Imana nayo bigira mu ruhare shaka. Ntabwo ibintu byose biva kwa Satani. Hari Imana igiti ibigira mu ruhare. Imana izabwira Abisirayeli, irababwira ngo bacishe inzira z'ibizimu kugira ngo mbone uko nzabagirira neza. Nimwitondere bimuzagera, ariko mutabyitondera muzaba mu butaha. Nta kindi Imana gituma ikuzengurutsa muri ubwo busi murimo, no kugira ngo icyubahiro cyacu kizavugwe muri wowe. Amen. Nizere ko mumurikiye. Murakoze. Umwana rero ageze imyaka 2 mu gihe cyo gukora ndende, kwa kundi umwana batangiye kuzamuka kwiga guhagarara. Amunga igufwa n'ahari ndi kaminuza. Ngombwa ko Amerika nanone kaminuza ndakuvuza uruhinja rwanjye naruhanye mu bitaro n'abandi. Naye kwivuza gute? None reka mbabaza agahinda mfite ko nize amashuri yanjye ngo nangize ngende nicaye ryane gusa, ndashaka guhorera amaso yanjye, ndashaka guhorera. Haleluya. Ndifuza ko muri iri teraniro umuntu wese yibuka ibyo yanyazwe akaza guhora. Ndiseka ko munyu sikuwara engineer wubaka amazu, ufite ubutunzi, ukagenda ubona bugenda bukende, ukabona abakiriya, ukabona ibintu byose birimba. Nta kindi cyabiteye ni abafisa. Hari imbaraga ziba zibiri inyuma, hari imbaraga zibiba inyuma. Ndashaka ko tuza gufata umwanya gusenga. Bibiliya yavuze iki? N'umugabo bita Nahashi yari umwami w'Abamoni. Abisirayeli bamaze kwimikirwa umwami bita Sawuli. Nimunyitabe. Haleluya. Sawuli bageze ku ngoma, haba abagabo Bibiliya itakora abagabo b'ibigoryi banga kuyoborwa n'umwami nk'uyu. Baravuga ati twebwe ntabwo Seti yatuyobora, ntabwo Seti yatuyobora. Mutira umuturage utarize na za kaminuza tuyobora, ntabwo watuyobora. Barabyanga, bavaho baravuga ati ntabwo wowe ukwiye kutuyobora, reka tujye kwiyoborerwa n'undi. Banda tujye kwa Eustache niba batuyobora tubera umwami. N'urugero ndi gutanga mu nyumvi. Noneho aba bagabo banga kuyoboka umwami bita Sawuli, bashaka kwigishakira umwami. Baragenda babwira umwami bita Nahashi, baramubwira ngo Nahashi, please, n'ubundi uri umwami, turagira ngo tubere umwami, hanyuma tukuyoboke utuyobore. Umwami Nahashi arabasuzugura, aravuga ati abasiba barokore, sibaje kunywa inzoga. Baramu icupa rya mbere, irya kabiri, irya gatatu turaribaza tubamene umutwe, bigaragare tubahe ikirangantego, bigaragare ko baje mu kabari, tubatimba igicupa ndende, tubahe ikimenyetso. Kubera iki? Banza kumvira Uwiteka Imana yabo, barashaka gusubira inyuma. Ariko kubona ukabona umuntu w'umurokore ari kumutamuta, ari kujya mu ndaro hamwe n'abapagani, arajya mu bapfumu kwa Basalomo n'ahandi. Uzagera uzahabwa inzoka yakwizingiye mu izosi. Ubona ikimenyetso. Nahashi arababwira ngo nimba mwemera ko mbayobora, ndashaka kubanza
gitwara inda ejo bundi bagitenge kwigabo gitwara inda ukurikiye keba nayo tonzi ibi bintu mu byumba nshuti yawe nyuma neza ubikimana ivuze nibyo nabwo ubutunzi ariko ndakwicira abana ubutunzi nabuguha ariko nyine utanga igitambo wicira so na nyoko n'abana ariko ngo ugire umukire noneho bari mu ijisho ryawe ry'iburyo muraburikiye uyu mudayimoni ni mubi afite imbaraga kandi mu mbaraga mu buryo bwose mu itorero yagezemo n'umupagana arahari ariko cyane cyane yinjiye abanyetorero abasenga agaciro yabakuye n'ibintu byo gusenga abantu n'amaganya masa turapfuye korona noneho neza turapfuye abantu bose baba bari nta kigenda Yesu ashimwe nta kigenderega ubona mburaye gatanu ibyiringiro byabavuyemo umushumba abantu benshi banogotse mu maso ntibibutse ko yera yavuganye nabo ariko turashaka guhura n'amaso yacu tugashaka ko tuza kwiyigisha buri byose idashobora kubasha yavuganye natwe ikaza kutugarura ibihe byacu haleluya Imana itubaraga tuza guhura n'amaso yacu ziva kwa haleluya tugashaka ko tuza gufata igihe cyo gusenga nimba mwemera ko Imana mubona amaso y'iburyo ndashaka kubasuzumura mwese bajya bakinyaga kuhoza ariko bagacinye bari bicyasha cyuko ari abasambanyi ari abanywa inzoga bakamwite ariko kwaje ari bakara kurya n'umushumba n'abasezeranye bataza kubimenya n'abadagoye b'amaso umuntu wese agira icyifuzo cyo kwegera Imana ayisenga muri iki gihe ariko kandi areba ko akiri muzima munyitabe haleluya amen ejo bundi umukobwa ahindutse kuba ari kumwe n'umuntu w'umusore wiviriye ahantu ufite amafaranga kubaha wowe umusore aramubwira ati Yesu ashimwe umukobwa mwiza naho aramusuhuza uyu musore akaba afite icyo bita ipinda ry'amafaranga rero harya bayadusuzumuzanya kubera ko bayafite akakubwira n'ibishemu kubera ko azi ko uri nyakwigendera nawe ntubasha kwihagararaho ahita amubwira ati ndumva ashaka ko turyamana rero shaka uri mwiza pe nubwo uri umurapfa ariko ndumva ashaka ko turyamana undi aracyari mu maso y'umwuka aracyari undi n'amamusha umukobwa agize gute mu izina rya Yesu ntabwo nabikora yajya kumukora kati kacira Yesu wimfata hose ese abasimu bashyire gusa ubaye ikibazo ute ndumva mukeneye ndashaka ko nakujyana muri hoteli tukasa hoteli nuko naba naburagenda ntawacu Imana uyu aracyafite amaso abura inshuro ya mbere barongera bahuriye kabiri ariko nanone urakihagazeho undi ati mu izina rya Yesu abazimubashye njye ntabwo nasanga inshuro ya gatatu mugabo adafite icyo bita yuzuye amadolari coffre-fort uraho madereka Yesu ashimwe muntu Imana biteze bisawa usiba none numva nshaka ko yangingo twaye bisina rya Yesu ko ntabwo ujya wumva wowe bisina rya Yesu bisana n'igendere urashaka kugenda we namwereka akantu kamwe fungua pesa wewe shetani ana mayai mengine tunga moyo yako wewe shetani ana mayai mengine nibyo fungua nataka muoneshe pesa zilikuwa nyingi hapa pata pesa na mimi
abanyamadolari tangiye yose nayawe amafaranga menshi mu izina rya Yesu arabyibagirwa umutima uhita ugenda satani atamwereka ko ubugingo bwe ntacyo bumaze amwerekeza ku madolari maze avuze ngo satani afite amayeri menshi hanze aha mube maso dusenge tuharere musenge none nabwiye ngo njya bwiza abantu kuri sinza kukubwira umuceri n'ubundi urahenze n'amafaranga ntabwo ndamyaguha naba ndi kukubeshya ugeze kuri 37 kukubwira ngo urabubona rero nayo naguha nayo mfite nanjye usezeranya ibyo ntafite nakubwiza ukuri nkitahire. Amen. Umukobwa musore cyane n'ikiko gikuramo sandora kimuhaye idolari ry'ijana ise nayo nihereye oya ntabwo guhisha ryonyine ndaguha nandi amuha 200 dollars yo murakoze cyane murakoze Imana umugisha siko ntari nzi kuri umuntu mwiza Imana umugisha pe ngarekana se aho nawe none se byose nyine tuwe tunaganira baganira bararara nibyo ryose kuri desandora ariko ubugingo burahasigara ngo bucya mu gitondo umukobwa agiye gutaha umugabo aramubwira ati noneho iryo jana ry'idolari zaribye neza rizakubeshaho ariko irindi naryo ugenda urimuremo isanduku kuko narayimuteye sida mfite sida itazakira icyo nakoze ndakizi naguhaye kurushata ariko mfite umushito wo kugushomba nagira ngo mbaze munobore mama sigaye mugira mu izina rya Yesu musara cyavuze mu izina rya Yesu umukobwa baranakindi cyemezo arahita yiyahura aravuga ataho kugira ngo nzarinde mva nabi ariyahura anogoka amaso gutyo ndashaka gusaba Imana yavuze ngo muhamagare Imana idutize imbaraga duhorera amaso ababyuka tubera mu amena idutize imbaraga muri iteraniro harimo abantu benshi banomowe n'abademoni kubera ubuzima kaza kirimo gukora ukagira ngo uri gitufu cyangwa se ikivoka rangiza agakora amafaranga murabyumva ndikubwiriza muri iki gihugu mu gihe kigoranye mu gihe abantu benshi bashaka utuntu twarogero ntabwo nkivuga utuntu tworoshye kuko Imana yahuyemo ubutumwa bworoshye sigaye mbwira abantu ibintu bibiri kizwa cyangwa upfe kizwa agera ku musaraba neza cyangwa se upfe bagusimbure kugira ngo womere Imana ikwezi gucure hakiri kare mwanyifate haleluya muramurikiye Imana muri ikintu gikomeye nizere ko amasaha atararangira ndekeraho mwavuze ngo amen Bibiliya ivuga ngo ababera b'Imana ikintu nakundiye ababisirayeli urumva ngo nubwo ushaka kutondogora amaso reka duhamagare uje mwarimu izina ryawe nangora kurivuga papa kubw'Imana reka duhamagare mwarimu kubw'Imana duhamagare mwarimu seti duhamagare abashumba duhamagare abaririmbyi noneho duteranire hamwe umva igisubizo bamuhaye bakimara kumenya ko avuze barashaka kubanegura amaso reka twibumbire hamwe dusenge ku wa gatanu twese abantu ba metodiste libre n'abashyitsi hanyuma systeme maviologie tubanze dutume intabaza dutume reka mbwira umuntu mwicaye mubwira ngo Imana itanze intabaza ntabwo batunogoye amaso Imana ishimwe ko batayendogoye itanze icyo leta twate haleluya intabaza barimo reka dutume intabaza
basigaye niyaramuka buzo gutabara abametodiste n'abarokore n'abapantekote n'abantu bose bava mu Uwiteka tuzamukorera wa mudayimoni. Yes, niyaramuka buzo kudusengera, niyaramuka buzo kutuyobora neza, niyaramuka buzo ubuyobozi nyawe, niyaramuka buzo uburinzi nyawe, niyaramuka ubuhanuzi nyawe, tuzamukorera. Vuga ngo Satani aranga. Habonetse kabanza, habonetse iki? Aka kanya Imana iduhaye itabaza zo kutugira imbere. Itabaza muri iri teraniro aracyari itabaza, aracyari abanyamasengesho b'amadebora n'abayobozi bacu baracyahari, ntabwo barebye amaso, baracyakabuye. Niyo mpamvu ubona ibintu bigenda neza. Nubwo wegeza nabonye hari ibintu bigenda neza, ntabwo ushobora kugira iyerekwa ryo gushyira amakaro mu z'Imana baranogotse amaso. Never. Ibi ni ibintu bigaragaza ko harimo abantu bagifita iyerekwa, bagifita amaso areba, bakimenya umurimo w'Imana, bagitekereza icyagirira itorero umumaro. Amen. Amen. Hanyuma inabaza zirasenga, zisenga iminsi 7 ngo zisenge. Ubuhanuzi bumanukira muri Sawuli. Sawuli abwira Samweli ati utazatabarana nawe, urugo rwe ruzatemagurwe ruhindurwe icyavu. Hanyuma ijambo ryamanutse ku Uwiteka ryaravuze ngo genda ubwirire abana banjye bajyaga Sara, wabwire ngo mwagombaga gupfa, mwagombaga kurimbuka, hari ibyagombaga kubonegura n'amaso, ariko none ejo Imana ishimwe kutangira icyo bita ubutabazi bwihuse. Yavuze ngo ejo ku gasusuruko abagize tugatana. Haleluya. Ejo bagombaga kuyagobora, ariko ejo ese ko munyumvishije ejo uranyumvishije? Oya Chibonge uranyumvishije? Ejo Marine uranyumvishije? Oya mama nawe uranyumvishije? Mama Cynthia ndamubonye muri corona, nagiye mbona ukuboko kw'Imana ikoresheje. Mama Cynthia yaramamagaye arambwira ngo Theo nturinde gupfira Nyagasani, uri umukozi w'Imana mwene wanjye. Ati no mu mvura y'ibyondo hari ibyo sinzabyibagirwa. Uvuga ngo Imana yanamaye igitoki, yanamaye barazi ko bikunda, yanamaye igitoki ndatwikoreye. Mama Cynthia sinzacyibagirwa, duhura nzajya mushimira. Yarangaburiye muri Covid, nkigera muri Nyagasamba aranyakira. Nakababwire nubona mwene so agiye kubura uzamugaburire, kuko nawe ejo azatabarwa mutabare. Birashoboka ko watabarwa none, ibuka mwene so kuko nawe n'ejo. Ejo ariko ejo murayumvishe? Tunasana gusenga twirwanira ejo. Bibiliya yavuze ngo cyari igihe Samusoni bari bamaze kumunogora amaso Abafilisitiya, kugira ngo dusenge twihute. Byatewe n'iki? Samusoni bamunogoye amaso, uzagenze gute? Yari yakoze erreur yo kurangara gusa, yibagirwa ko Imana yamuhamagaye. Muri iyi si yose nta muntu numva wigeze ukorana n'Imana cyane nka Samusoni. Nta muntu numva wagize imbaraga zimeze nk'iza Samusoni. Samusoni ni we wenyine wahangaye intare n'indugu arabishwanya gusa. Ibaze rero iyo ubonye inzoka iguciyeho, niyo waba uri gusenga ati wiye ukayibaza ati kuba mu mwuka inzoka murabisha nabizi neza. Uzi ko twigeze twasenga turi kumwe n'umuhungu, none baradufata, badufashe baradukubita, avamo umuhungu ati jyewe reka mbabwize ukuri, ni ukuri kw'Imana aba bantu ntabwo twari turi kumwe pe, ni ukuri ndigendeye. Barabati ntimwari muri kumwe? Ati ubwo mutari muri kumwe ngahigendeye. Na n'ubu uko yagiye ntaragaruka mu nzu y'Imana. Twe baradukubita, we kwihangana biramunanira, twe turemera inkoni turaseke. Hanyuma reka mbabaze, nese igihunyira murakizi? Igihunyira murakizi? Iyo kivuze uratekereza
gucecekesha cyangwa uravuga ati turapfuye turashize umuryango apfuye uhita uvuga ati turapfuye we iwacu turashize. ariko reka mbabwire igihugu iracyavuga kitavuga hari ubutabazi Imana itanze ntabwo Imana kirenze imbaraga z'abayobora gihungira ariko kivuze igihungira turapfuye we turapfuye pe Theo mama tikabaye ariko cyavuga kitavuga tuzabaho neza ntabwo igihugira kiturusha imbaraga. urabyumvise ngo n'umubare muke urabyumvise pe ntabwo igihugira cyaturusha imbaraga igihugira gifite ubutware ntabwo abarozi bafite imbaraga z'Imana zireshya imbaraga z'Imana ziruta abarozi imbaraga z'Imana usikara abantu bakizerera mu tumende umende murazizi urumende muraruzi n'akabe bakagira amabara n'imbeba igira amabara bavuga ko itera ishaba kubera yamukinisha mu muhanda ukayibona bavuga ko uwo munsi muri wowe abakera ariko bavugaga nabeshya abantu bakuru reka nanjye ndashaje nanjye ndi umusaza nyaboneka ndi kugenda mbura. hanyuma rero abantu bakizera bumbeba ngo niyo yabaha amahirwe twabona urumende tutarubona ijambo Imana yafashe yarayivuze icyo wabizera cyanditse twavuye ntabwo urumende nsanga amahirwe oya Samusoni niwe wenyine wagize imbaraga ariko akora ahereye gusaba ararangara kurangara egari gupfa nimwe amaso mutegereze kugaruka k'umwana. maze iminsi nigisha ntibature ahantu hamwe ku rubuga maze icyumweru ndi kwigisha ijambo rivuze ngo b'amaso utegereze kugaruka k'umwami Yesu. navuze ibintu umunani bitumye umuntu arangara. harimo igihe, harimo ubuzima, harimo imbaraga zo mu miryango n'ibindi ninga ngira umugisha bazagaruka nzababwiraho. imbaraga z'igihe zitumye abantu barangara benshi. ubwo ngubwo kubera ari n'ihinga abantu benshi kugira ngo uzabane baje mu nzu y'Imana igihe kirabomburije kujya guhinga kujya mu nzu y'Imana kandi nibyo tutanahinze bitwaye. amen amina. Samusoni rero ararangara ngo arangare ntabwo Bibiliya ivuga ko Samusoni yasambanye n'uriya mugore, ivuga ko ngo yasinziriye ku bibero bya Delila. gusinzirira ku bibero by'umwanzi wawe egari ko ari umuco. nicyo mubwira ngo nusinzirira ku bibero by'umudayimoni azakunogoramo amaso nta kindi. nubwo ibyo bibero byaba bishyushye, nubwo byaba bishyushye akajana reka muhanurire, nubwo byaba bihumura akajana, nubwo byaba biriho parufe kubisinziraho egari ko abakunogoramo amaso. Imana kurinde gusinzirira ahadakwiye gusinzirirwa. maze iminsi ndi kwigisha ijambo bivuze ngo abantu bari kumurika. hari uburyo abantu bari kumurikamo. dufite abadamu benshi bazi kumurika, bakenyera igitenge akagenda yerekana kwaje kugira ngo mureke agatwika kabasabe. inshuti z'umusaraba wenda umuntu cyangwa unyange, ariko nimusabe twinginga Imana iduhe imbaraga duhorera amaso yacu bw'amaso. Imana dukize imbaraga muri aka kanya tujya gufata akanya dusenge. Samusoni ngo asinzirira ku bibero, harimo bamaze kumunogora amaso bamuhindura icyo bita umusyi akajya asera abafilistina arasya ku manywa nijoro. Samusoni arasya kugeza ubwo ananiwe. igihe kiragera Samusoni ngo bamujyana mu rusengero runini, ngo bari bakoze ibirori byo guhimbaza za dagoni zabo. Samusoni barangiza ngo baramuboha, ngo bamufate gutya ukuboko kumwe hano n'ukundi hano. Samusoni ngo
baramushinyagurira ngo baramubwira ngo ngaho ubwo y'amazi bakoreye bagashaka bakora. Iyo amaze kugusambanya nta kindi akora. Iyo amaze kukugaburira inzoga akakunywesha inzoga nta kindi akora, asigara akunyenga yari umurokore. Imana iduha imbaraga duhorera amaso yacu. Imana idutiza imbaraga duhora imbaraga zacu twanyazwe. Imana iduha imbaraga. Imana impa imbaraga nawe iguha imbaraga we. Hayi Baba mutagatifu, Mana duha imbaraga. Hayi wawe byiringiro we, byiringiro ubugingo bwacu, ubugingo bwacu. Samusoni bamunobora amaso kugeza ubwo asenga isengesho aravuga ngo Uwiteka we, ndakwinginze aho bigeze ndarambiwe, ndakwinginze ndananiwe, ibyaha birangije, ubusambanyi n'ubujura no kunywa inzoga n'ibindi byose birananije. Samusoni arasenga we. Samusoni ari imbere y'Imana we. Nyemerera ukurikire unyumve ikagusenga dore ibintu byarahindutse. Samusoni aravuga ngo Mana yanjye we, barashutse banjyana mu mahoteli, bamwesha inzoga barasambanya we, uzabigenza gute koko Mana we, nzongera kuririmba gute? Samusoni aravuga ngo ndakwinginze nawe imbaraga kakanda Mana, imbaraga Yesu, imbaraga Mana. Niko ijambo ryacu ryatubwiye Samusoni asenga isengesho ririmo agahinda, haravuga ngo imbaraga Mana, mporera amaso yanjye. Tugiye kwinginga yera tosiri edrope nasikotando jenoside gifosi endrage non destino trae Sopa, seca, ndakwinginze n'izimbaraga gusa, n'izimbaraga muri aka kanya. Ntorera amaso yanjye abafite abana bombi, ntorera amaso yanjye beramo Imana hanze aho bameze nabi. Ndakwinginze, ndashaka ko Imana iduhorera, ndagira ngo duhamagariye. Anabwiye ngo nimbabwire iri jambo rivuze ngo mwisaba imbaraga, muhorera amaso yanyu abafite abana bombi. Kandi bene data, ndabwije ukuri, niba mutumvisha muzumvishwa n'abandi. Wowe n'abagize umugisha wo kubana nawe, mukingire inzugi dusenge. Ari woroheje n'ukomeye, icyifuzo nyamukuru ni ukuzabona iherezo ryiza. Ndagusabye, ndakwinginze, mu mbaraga z'iyera muri amasengesho wasenze, ndakwinginze ubike umutwe wawe utekereze. Bibiliya ivuze iki dusoza? Mu ndebe gatoya mutarubika umutwe. Bibiliya yavuze ngo cyari igihe cy'Abayuda bagombaga gupfa. Hanyuma hari abanzi b'Abisirayeli b'Abayuda bari bayobowe n'umugabo bita Hamani. Igihe cyo gupfa kw'Abayuda bagombaga kwicwa n'imbaraga zibarusha amaboko, ariko Abasirayeli nabo bari kumwe. Itorero ry'Imana rifata igihe cyo gusenga, Abayuda bafata akanya ko kuba imbere y'Imana. Sinzi niba munyuma, ntabwo nzi niba mumurikira, ntabwo mbizi. Bafata akanya ko kuba imbere y'Imana. Abisirayeli baravuga ati ntabwo twapfa nubwo Hamani waturakariye, nubwo ufite imbaraga, nibyo ufite ibitega na n'ibindi n'ibindi tutavuze, ariko twebwe natwe dufite Imana ishoboye byose, dufite Imana itabana, dufite Imana yavuganye natwe. Baravuga reka dusenge. Bafata akanya ko gusenga, baravuga reka twinginge ishobora turebe Imana ko yadutabara. Basenga umunsi wa mbere igaceceka, umunsi wa kabiri igaceceka, ku munsi wa gatatu ivugana na Esiteri n'Abayuda, irababwira ngo umwami ndagukoresha. Hariho urwandiko rw'uko Abayuda bose bagomba gupfa. Mpereza ikaramu mwereke ibintu Imana ikoze. Isinya riza n'urwandiko.
uru rwandiko ruvuze ngo Abisirayeli bose bagomba gupfa. Yari isinye gutya sibyo, ariko Imana ifata ikaramu iravuga mu buzima bw'abantu bajyaga sambu batera abademoni bari barabashikenza uko bagomba gupfa. Imana akasinyura bashikaramu yanjye ni Imana nanjye ndasinyura ayisinyera nanjye mbere Imana isinyura Imana isinyura Imana wisinyura ibyandiko. Imana ishimwe tubamuka dutere twese haleluya. Sifa kwa Mungu. Urwandiko irarusinyura nizere kunyumvishije nata ari inzandiko bandi banditse, ariko kuva gusenga Imana yavuze ngo ndabyanze ndahinduye amateka y'Abisirayeli. Abana banjye bateranye bimbwiye amateka yabo, ari inzandiko babaregeshaga ndazisinyuye. Imana babwira ngo muzateranire hamwe, hanyuma mufate ingoro, fate n'imihugu, fate amacumu. Ibyo byose ni uburyo bwo gusenga. Ntabwo nigishije abantu kwicana, mukurikira mu yuti. Mufate intwaro zanyu zo kurwanisha. Uzi gusenga usenge, uzi kubyina byine, izi ni system n'intwaro. Uzi guterana yitere, uzi kukomera akomere, izi ni intwaro Abisirayeli turwanisha. Mugitabe haleluya. Hanyuma muteranire hamwe. Biravuze ngo muterane hamwe mwirwane. Birasa muri pozisiyo ye. Biravuze ngo birwaneho kandi bashikame. Ubwo icyo gihe mu mwami yemerera Abisirayeli ngo birwane, ngo mu kwirwanaho kwabo bateranira hamwe, ngo barasenga, ngo basenga Imana irababwira ngo ntabereka. Ejo hagombaga ko mugomba gupfa, ariko ndabihinduye. Ntanzi w'umura mu gihugu navuze ngo wagombaga kubica ntabwo akibishe, ahubwo mbahaye ubuzima. Haleluya. Mwirwaneho ngo birwaneho mu gusenga. Imana avuga ngo rwandikira rusiyuye, haboneka ijambo rivuze ngo Abayuda nabo batangira gucya. Amina. Abayuda nabo baracya, nabo batangira kumwe, nabo bakora ubukwe, nabo baraseka, nabo baracuruza, nabo barabyara, bariga. Abayuda nabo baraca, nabo bagira ibyishimo, baranezerwa. Basuhuza Umuyuda mugenzi wabo agahita ubwira amazuru agahita wari ufite akana karwaye Imana yagakoreho yagakora kagatangira kubyina nuko Imana ikoze ibintu bikomeye. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iyo Imana ikoze ikintu haboneka ikindi, ngo Abayuda nabo baraca, barishima, baramwenyura. Abamwenyura dushake satani Imana nibo babyemeye. Satani Imana ntacyo twabwira. Imana iragusubiza. Saka niba nta kibazo ufite mu kanwa seka. Mbonye abantu bose Imana igiye gutabara vuba. Umuntu wese usetse biragaragaza ko
ikosa baraca we Imana ikosa nabo baraca utagigezeho hoya nako kwirukanka muke no iyo Imana itanze ubuzima wiga no kugenda neza ahari imyate haza yiga no kugenda neza. Haleluya. Amen. Imana itanze ibyishimo. Imana yavuze ngo guhaye ibyishimo. Iraguhaye. Kabo kudahera. Nabo baraca. Nabo baranezerewe. Nabo baraca. Urakoze. Baranezerewe. Nawe bizakubera. Bagira gute? Uzi ko hari igihe utabyara ufite agahinda n'umubabaro, ariko iyo Imana igutaba ikakwicira abafilisitiya bari barakunoboyemo amaso ukamenyera kugenda urwego. Haleluya. Imana igutaba. Yes. Umuntu afite inkweto we. Cececere kibondo. Baraca. Tujye gushima Imana bebe. Imana iguhaye umwana. Bibiliya ivuze ngo Abayuda nabo baraca. Haleluya. Abayuda nabo baraca. Wari warananutse nawe utangira kuzana hano. Tujye gushima Imana. Haleluya torero. Ndashima Imana. Cececere. Iyo mu mugongo w'iyera. Haleluya. Iyo warira abantu bashobora kutakumva ukumva n'ishobora byose bivuze. Ushobora kureba abantu ntibakumenye. Ushobora gutaka abantu ntibakumve. Usama we twikirije n'izi ntebe hano nterera intebe hano papa wereka ibintu Imana igiye gukorera bene ubuzima busa
igutwikiriye. Reka hati Imana igutwikurure. Haleluya. Ongera unirese. Zamura haleluya. Imana igutwikurure. Igushyize ku karubanda, iguhaye ubuzima buzima. Imana ikoze. Haguruka utere haleluya. Hageze umuntu umereza amazi. Ntabwo dufite amazi aho ngaho. Urakoze. Zamura haleluya. Iyo Imana ikururukije ikugenera n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, imenya n'uburyo ikuvura amavunane. Muburukiye murebe, iyo Imana ikwikiye abadayimoni bari barakunaguye amaso, iguha ubuzima buzima. Amina. Iranagukanda. Haleluya. Ikamenya ko wavunitse, ikamenya ko wababaye, ikakuvuna imvune zose wari wavunitse. Kamana mwana wanje. Amen. Ihoreze. Imana barakuvuze. Igafata icyo bita bibero, ikaguha ji, ikaguha amata, Haleluya. hari abantu Imana izigaburira bakayanga, ukabona kurya kurya iby'Imana. Amaye. Ibiravuze ngo narabahamagaye barahaninira. Ni kenshi nashatse kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi, ariko barabyanga. Hari igihe Imana izana ibyo kurya bakabyanga, bakajya kurya iby'abagabo mu mahoteli. Kandi bwiterera umwana ugateranya na kabonye. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Mama we akira mfashe umugongo wanjye. Imana iduhekeya iguterure. Imana ikuberekeye. Haleluya. Amen. Amina. Kandi uje imbere y'Imana, hagarara hagaha. Yewe. Haleluya. Asa nafashe kubwiriza. Cyane. Tumengo amen. Amina. Yavuze ngo abayuda nabo baraca, bagira ibyishimo, bavuze ngo amen. Bagira ibyishimo, bavuze ngo amen. Dusenga Imana. Haleluya. Isozi. Abayuda nabo bagaca. Yavuze ngo hari itegeko ry'umwami ndetse n'iteka ryari ryakira cy'uko abayuda bagomba gupfa bose, ntagira n'umurokoka. Barakuba bose birahinduka. Imana yavuze ngo irabihinduye. Imana yabihinduye izina rya Yesu. Ubuzima bwanjye birahindutse. Hari ibintu bihindutse. Imana yabihinduye. Urabyumvise? Urabyizeye? Wizeye ko hari ibintu bihindutse iwawe? Haleluya. Arabyumvishije. Arabyizeye tutari haleluya.
sengera mu cyifuzo Imana yampaye ari ibintu bihindutse vuga ngo birahindutse mani birahindutse vuga ngo birahindutse mani birahindutse maze bibahaye ubuzima abamo bagakufatira gipfuye haleluya sebe dusengera mu cyifuzo kivuze ngo Mana duteze imbaraga Haleluya. duhorera amaso Twese tujya juru. duhaguruke twese tujya juru. ndagira ngo sabe umuntu wumva wanogotse n'amaso ntabwo nahareka n'abafite abazimu n'abavugiye ndamusabye tekereza wanogotse amaso urumva ugifite ibihe byiza ndagira ngo ngusabe nimba wumva abadayimoni barakunogoyemo amaso hari ibihe wagira ngo ukaba utakibigira zamura ikiganza maze asamuye usengere zamura ikiganza ntabwo mbasaba ngo muze hano ariko abantu bose bumva bacitse intege satani akaba yaranogoye amaso nushaka nimuhaguruke muze hano mutende ntabwo muze ishuri sengera bano bantu bahagaze mwihute muze hano mwegere umushumba nimuze tusabe Imana tubwire ngo Mana twari twararangaye abadayimoni batunogora amaso tutabizi hari abadayimoni batunogoye amaso nubwo twagenda ariko hari ibyo abadayimoni bari baratunyaze mubanze musabe Imana ibagarurire ibihe byanyu ibagarurire amaso yabo nawe uko wanogotse amaso urabizi Imana ikugarurire ibyagazwe senga bacize Haleluya.